turabasuje rero, iyi ni indi nkuru idasanzwe tugiye kubagezaho, inkuru ikomeye irimo n'ubutumwa bwinshi buri umwe wese yagenderaho. Aho mu gihugu cy'Ubuhinde abana benshi bararwaye, ndetse nyuma yo kurya ibiryo bitandukanye bari ku ishuri, ibiryo byari byagaragawemo inzoka yapfuye ariko batazi uburyo yagezwemo, bibaza niba yaba yashyizwemo ku bushake cyangwa se yapfuye irimo ariko bakabirya batabizi. Rero ni inkuru idasanzwe y'uburyo kibona abana bari ibiryo birimo inzoka. Rero ni inkuru tugiye kugeza kuri channel yacu, tubayemo ikaze mwebwe mwese. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Buhinde irimo gukora iperereza ku makuru y'abana barenga 100 barwaye kubera kurya ifunguro rya saa sita ku ishuri nyuma y'uko ribonetsemo inzoka yapfuye. Bivuga yuko umutetsi yarenze akagabura iryo funguro, nubwo yari yabivanyemo iryo tungo cyangwa se iyo nzoka, ayivanamo nubwo yari yapfuye, nk'uko iriya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikomeza kubivuga mu itangazo ryayo yashyize hanze. Iyi komisiyo ivuga yuko abana barenga nibura 500 bagaburiwe iryo funguro mu mujyi wa Mokamo muri leta ya Bihar mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubuhinde. Nyuma abana bararwaye, abaturage ba hano nabo bafunga imihanda, barigaragambye ku rwego rukomeye cyane, nk'uko iriya komisiyo ikomeza kugenda ibivuga ngo ni inkuru yaciye igikuba, ndetse bacika imigongo. Benshi barigaragambye bajya mu mihanda, bakinga imiryango, bajya kwerekana ko iyi nkuru idashimishije ndetse kandi ko hari igikwiye kuba cyakorwa. Komisiyo igira iti, komisiyo ibona yuko ibyabaye niba ari byo koko ari ikibazo gikomeye cyane cy'ihohoterwa cy'uburenganzira bwa muntu ku banyeshuri ryabakorewe. Iyo komisiyo isaba abakuriye iriya leta amakuru arambuye ku byabaye byiswe nk'amahano cyangwa se bitagaragaza umucyo w'uko byakozwe. Mu gihe cy'ibyumweru bitarenze 2 bakaba bamaze gutanga iyi raporo kuri iyi komisiyo y'abashinzwe imibereho y'uburenganzira bwa muntu. Iyi raporo kandi ikazaba irimo uko amagara cyangwa se ubuzima bw'aba bana yifashe kugeza uwo munsi, abarwaye uko barwaye, ndetse uko bari kugenda bitabwaho, uko bavuwe, ndetse n'icyo bari kugenda bafashwa, ndetse unagira ikibazo gikomeye n'icyo yiteguye kuba yafashwa, ndetse bakanatoza mu buryo burambuye ikintu nyirizina cyaba cyarateye ubu burwayi, koko niba ari iriya nzoka basanze mu mafunguro cyangwa se hari ikindi cyaba cyaragiyemo muri iri funguro bakaba barahumanijwe aba bana. N'abamva iyi raporo ishinzwe kugenda ikora ibingibi, bishaka raporo ivuga amakuru ahagije, ndetse kandi niba nta mwana wagize ikibazo gikomeye cyane akaba nawe yafashwa mu bundi buryo bwihariye. Ifunguro rya saa sita ku bantu ku mashuri mu Buhinde ryatangiye gutangwa mu bigo byigaho abana bo mu miryango ikennye cyane mu 1925 mu gace ka Chennai ahazwi nka Madras mu majyepfo y'iki gihugu. Ariko komeza kugenda byaguka byera ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye, ndetse kino gihugu cy'Ubuhinde bisakara ahantu hose mu gihugu. Uku kugaburira abana ku mashuri mu Buhinde kuri ubu ngubu bikorwa nk'ibinini cyane, dore ko byanageze ku isi yose bikaguka, ibihugu bitandukanye kuba bifite amafunguro ku ishuri kugira ngo bafashe abana gukomeza amasomo yabo neza. Na hano mu Rwanda bikaba bihari. Rero kwatangijwe hagamijwe kurwanya inzoka no kongera umubare w'abana bata ishuri, abagwingira n'ibindi bigiye bitandukanye, nibwo iyi gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri bizwi nka school feeding byagiye bitangira. Abana bafatira ifunguro hamwe ku ishuri masaha ya saa sita bagakomeza amasomo yabo bameze neza. Gusa hagiye kuba kwinuba isuku nkeya y'amafunguro agaburirwa abanyeshuri, dore ko hari naho usanga adategurwa neza, ndetse hakaba aho usanga nta suku na nkeya bikoranywe, hanabo usanga bitera uburwayi bugiye butandukanye, hamwe na mugasanga ntibinahiye cyangwa se hari ubundi buryo bidateguyemo neza ku buryo biteza abana bifata izindi ngaruka zitandukanye, cyangwa se mu gihe kirekire cyangwa se kigufiya. Mu 2013 ifunguro
rihumanye, bivuga yuko ryishe abana bagera kuri 23 mu ishuri riri muri iriya leta ya Bihar, aho hafi y'aho bano bana barwaye bariye rino funguro ririmo inzoka riherereye n'ikigo baturanye. Polisi yavuze yuko abahanga bapimye iryo funguro ryatumye abana bapfa ndetse bakarisangamo uburozi bwo hejuru cyane bw'imiti ya Bistikid, aribyo ngo byanatumye bano bana babura ubuzima bari bariye kuri iriya funguro ryatumye bitaba Imana. Rero nyuma y'uko bano bana bariye iri funguro rigaragaramo iyi nzoka bakaba abenshi muri bo bararwaye, ntago biratangazwa uko ubuzima bwabo bumeze, yemwe n'abaganga ntago baratangaza icyo bari kugenda babafasha, gusa ikiriho nuko iperereza ari kugenda rikorwa ngo amenye nyirizina ikintu bano bana baba bazize n'icyo bari gufashwa kugira ngo nibura uburenganzira bwabo bwubahirizwe ndetse n'ubuzima bwabo bukomeze kuba bwagenda neza, dore ko n'imiryango yabo ihangayitse kandi iri kugenda itabaza kugira ngo uburenganzira bwe guhonyorwa bw'abana babo ndetse n'amafunguro ategurwa ku ishuri arushaho kuba yakorerwa isuku ihagije, ndetse amafunguro abe yabera y'umumaro kugira ngo abangirize ubuzima, nk'uko byagaragaye ko hari abagenda babura ubuzima bitewe n'uko ngo bitegurwa nabi mu buryo bugiye butandukanye. Rero njye nitwa Ajabu Marashi, mwebwe mwese ndabashimira, nikomeze kubarinda. Ajabu TV Show Rwanda.